hari amajwi ndi kumva ngo igira imbere sinzi aho uri bwigire ariko egera hano iburyo bw'umusaserodoti utanga ubuhamya bwawe. Yego. uwaturemye akaturema mu ishusho rye, akaba yaradukunze urukundo rutagereranywa, akaba yaradukunze aha ngaha akaba ari umwana we. Amen. Ndashimira umusaserodoti Padiri Jean Bosco wemeye gufungura aya marembo kugira ngo twese twinjire, abakunda Yesu Kristo kugira ngo baze bajye bamusingiriza aha ngaha, noneho bagire aho bava n'aho bajya. nawe turi kumushimira cyane. undi muntu ndashimira rero, ndashimira Modeste Nkomezamihigo n'umufasha we bambaye hafi, batumye menyana n'umuryango, mu rukundo bankunze bangaragarije, nawe ndi kubashimira cyane. niza kumeza kumwumvisha. nkaba ndi gushimira nabo bavandimwe turi aha ngaha twese twicaye gutya, nabo batigeze bantererana mu bibazo nagize, bambaye hafi, nabo bumvishe icyifuzo mbese cy'umubyeyi wacu Modeste yabagejejeho, nabo mbese bakitanga muri ubwo buryo. nabo ndi kubashimira muri urwo rwego. ubwo rero ubuhamya butumye mpagarara aha ngaha nshima Imana, nshima Yesu Kristo wambaye hafi. naje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, bya mbere byo ntabwo twabivuga cyane, ntabwo bizwi, ariko ni byinshi, ni ibitangaza byinshi navuga Yesu Kristo yakoreye. ubwo muri mwaka w'ibihumbi 2020 nari mfite inda, noneho naje kugira ikibazo cyo kubagwa bikabije. naje kujya mu Ruhengeri, abariho ububabare bwanjye mbese bukabije bwariho, ndi kuvuga cyane, mbese kuvuga ntabwo bisobanukiwe, ariko muragerageza. hari igihe mvuga nkumva ikintu gisa nk'ikintu kikajya kimfata, sinzi iyo ndi kuvuga. naje kujya kuri bitaro byacu bya hano mu ivuriro rya Prive bita kuri Ndengera, nageze kuri 31 z'ukwezi kwa gatatu 2020. ubwo barambaze, bamaze kumbaga ndi kubyara, naje kugira ikibazo, inda yose irabyimba, izindi ziba mbese irabyimba gutya, biba ngombwa ko bantrasfera mu Ruhengeri. ariko tutayitwaza mu Ruhengeri, nabaye iminsi 3, mbese nko ku munsi wa nyuma wa finali niko navuga, niho baje kunzana hano mu Ruhengeri. nageze mu Ruhengeri, ndumva narahageze ku itariki 5 z'ukwa 4. nagezeyo bareba ikibazo nagize, nari namaze kubagwa, noneho naho basubiramo barambaga. ndumva barambaga, nageze mu Ruhengeri saa 2:40. ubwo abaganga bamaze gusigana kumbaga, umuganga w'inzobere atahari, baramuhamagara, amahirwe karaboneka, araza, bambaze saa 5:40. mu by'ukuri nari nabyinze cyane hose, nta buhumekero mfite, mbese ari ibintu bikomeye. ubwo yaraje barambaga, ko nabyumvishije, bambaze saa 5 z'ijoro, ndumva narasimbutse mu gitondo nka saa 4. niho bamvanye mu iseta bangeza aho ngaho narindi. ibyo n'ibyo mbyigwa nanjye ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ahantu ndi. ubwo rero bamaze kumbaga, ubwo nari ndi kubyara, uriya mwana muri kubona uri kwisararanga hano ni uriya turi kumwe. bamaze kumbaga, ubwo biba ngombwa ko ibyo bari bashaka kugeraho, mbese kureba, nabyo ntibyanabonetse. barambaze, bamaze kumbaga, ukumva ko bashubije mu nkovu bari babaze ndaho kuri Prive, basubizamo, nabyo biranga, birongera birabyimba.
birabyimba birongera birabyimba noneho biruzura. Noneho ku itariki 7 nanone z'ukwezi kwa kane nanone baba basubiyemo barongera banjyana ku iseta barambaga, mbese birakomera. Bamaze kumbaga nk'aho bandoze mvuye ku iseta, bizi birakajya bitemba, nahagarara gutyo ukabona ni umugezi, nahagarara gutyo ukabona ni umugezi. Ubwo bikomeza bikava, abaganga nabo baribaza birabayobera. Ubwo bafashe icyemezo cyo kunzana muri CHK. Noneho umuganga w'inzobere wambagaga yambwiye ko atuye hano muri paruwasi hano ku Kamonyi. Aravuga ati mube muretse kumujyana amaze akurikirane ubuzima bwe. Mubona ashimiye ntabwo namwibagirwa kuko yakoze ibintu bikomeye. Igihe baba bamaze kwandika impapuro zo kuvuga ngo baranjyanye, mbese ni nka marayika wazitesheje agaciro, yaraje aravuga ati oya ntabwo mwamujyana, reka tumaze tumukurikirane. Ubwo ibyo byose niko nabwiraga amakuru wanjye, twari turi kumwe ati mpamagarira muzehe umubwire ngo asengere kuko ndapfuye. Uyu mubyeyi ntabwo yigeze amba kure, yambaye hafi muri byose, yaransengeye cyane, namwe nyine akabiyambaza mukafashanya kuko mwari muziranye. Ubwo ku itariki 3 nanone ku itariki 13 z'ukwa kane nibwo babonye ibintu bikomeye. Ubwo barongera basubiza ku iseta. Ubwo mu nkumba zibaye inshuro zingahe? Ubwo noneho barongera barambaga. Wa mushakashatsi nyine dogiteri wari wavuze ati mureke ndareba uko biragenda, yasize sonde muri uru ruhande kugira ngo afate bya bizi byari biri kujya bisandagurika umubiri wose. Nabanye na sonde aho ngaho, mbana na sonde agahinja kari nk'iyo sinakabonaga. Ariko kuri izo tariki niho bambaga kuri 13 niho nagiye muri koma. Kuvuga byarahagaze, kugira icyo nongera gutamira byarahagaze. Ubwo nagiye muri koma, umuryango wari buzi ko byarangiye, inshuti n'abavandimwe bazi ko byarangiye. Ubwo nagize amahirwe none bambaze mu masaha 4 z'amanywa, ndumva naratsimbutse nk'ejo nibwo natangiye kureba, nk'ejo nka saa 9 nibaza ibintu byambayeho, nkabona mfite ibintu by'ibishumi nka hano biri kurereta. Ubwo no kuvuga ngo nta kintu cyanyuraga hasi cyose, yaba ibikomeye n'ibyoroheje byose byanyuraga muri cya gisonde, bakajya bagira ute bajya bakabikuramo nyine bakajya kumena nk'iyo gutyo. Mbaho n'ubwo buzima. Uyu mubyeyi yageze n'igihe asabira padiri wa Ruhengeri muri diyoseze ya Ruhengeri, amusaba kusanga mu bitaro. Nabagaho nihebye nzi ko mbese ntazongera kuba muzima, ariko padiri yarahageze yampa penitesiya agira n'amazi y'umugisha, niyumvamo ko ubuzima bwanjye bugarutse. Ubwo nagiye kubona mbona bibaye byiza nyine, nkomeza kubaho ngaho. Ngiye kumva numva barambwiye ngo ibisonde ikirimo, natangiye kugira icyo mfata. Ubwo byari bigeze mu kwezi kwa gatanu mu matariki 20. Ubwo bambwiye ngo uko biri kose turakwimurira igitanda, kuko igitanda cyanjye ahantu naryamaga nabaga ndyamye imbere y'abaganga nka gutya, kuko buri munota umuganga yangeragaho, buri segonda umuganga akangeraho. Mbese mwumve ko mu bapfu bari mu Musanze muri Ruhengeri nanjye nari ndimo. Ariko abantu barazaga kubera Yesu yakoze ibitangaza, ariyo mpamvu mushima. Ukabona n'abantu bose baraje bandushije gukomera, ukabona Yesu arabitwariye. Ariko ngewe ngumye he kuri cya gitanda ndimbabare, mbese meze umuntu. Igihe cyarageze aya magufa yose umubiri urazamuka n'amagufa akaranamagabira hano, nuko nta n'amafoto ufite wenda ngo murebe iyo foto, ariko nawe ubwawe ntabwo wumvaga ko nabaho, nakira, navuga, nahagarara, naheka umwana, ntabwo byari bishoboka. Ariko Yesu ni muzima. Ubwo rero byabaye aho ngaho kuri 28 z'ukwa gatanu niho bavuze ati uko biri kose turi kubona tugiye kukwimurira igitanda. Ahantu nari ndi kubona bagiye kunyimurira nabonaga ari ahantu habi cyane, ahantu h'imperi, ahantu mbese ahantu ntazi.
ariko ubwo bari bamaze no kumpa akana kamaze kunyegera ku ruhande, noneho bya byishimo padiri wasanze muri bya bitaro n'umwana wanjye bampereje, numva ibyishimo bibaye byose. Ubwo nkumva afite akabaraga ko gusohoka nkajya hanze. Ubwo nagiye kubona mbona ahubwo banyimuriye ari habi, ndavuga ati rero ese dogiteri ko ndi kubona hano mpafite famiye, ntabwo mwenda mwaba mumfashije nkajyayo, bamanza guperereza aho famiye yanjye iri, uko bameze, uko bimeze byitwaye. Bamaze kuhabona nibwo banyemereye kuba ngiyeyo, noneho ndagenda nkabahaba uyu munsi ngasiba, ejo nkajya kwitaba nyine muri kontorori. Nyagasani Yezu arakomeza arafasha, komeza kugenda neza, na ya sonde ndayifite. Ubwo nagendaga narakenyeraga nka gutya nkakizirika, noneho nkajya kwitaba ku bitaro. Nari ntuye nk'aho ngaho aho hafi no murumuna wanjye yari atuye. Ngahamagara umubyeyi iti ni gutya bimeze, mbwirira za nshuti zawe, mbwirire abasaserdoti muziranye, tubakomeze bansengere kuko numva urugamba rukomeye. Ariko subiye inyuma gatoya, nabaye ndaho mu bitaro bari kumbwira ngo bagiye kumbaga, naje kuryama bisa nk'umuntu, mbese niba sinzi iyo nari ndi, numva nagiye kure. Ariko naje kurota inzozi, ndazizirikana izo nzozi. Nagiye kubona mbona ngo ndyamye ahantu hari umucaca mwinshi, umucaca mbese ni nk'uko twavuga buno wa hano. Ndaharyama, noneho nkaryamye ngo ngiye kubona mbona ngo hari hazitiye utuntu twa senyenge tw'utwuma, ngo mbona ikinyamaswa kinini cyane kimeze nk'intare. Nabonaga mbese ari nk'intare bwite, iri kwiruka ishaka kugira ngo isenye rwa ruzitiro ngewe isange aho nari ndyamye. Ubwo nagiye kubona mbona umuntu wari wambaye ibishura bimeze nk'umusaserdoti uko yicaye gutya, ngo mbona araje ahita afata ngo ikintu kimeze nk'umutaka munini, ngo mbona ashyize hejuru yanjye. Amaze gushyira hejuru yanjye, ngo mbona agiye kuri bya byuma bya senyenge, noneho akajya yongeraho indi migozi ikomeye kugira ngo cya kinyamaswa kitaza kugira ute gucamo ngo gitambuke. Ngo nagiye kubona mbona noneho byari ari kunkorera, ngo ngiye kubona mbona nanone afashe supanete, ino supanete mubona iba ku bitanda, nanone ngo mbona yirambuyeho. Ngiye kubona mbona ngo mbaye ahantu hari agacucu heza heza heza, ahantu mbese nta n'ibyo ntasobanura. Nagiye kubona mbona azaniye amazi nanone mu mbegeti nini. Ngiye kubona mbona ayo mazi ngo gari meza, kuko nagameze nk'amazi bari kubengerana. Ngo mbona arayafashe, ngo arayasomesheje mu kanwa afite n'agakombe. Ngo ngiye kubona mbona ayandi arayanteye nka gutya. Ngiye kubona mbona barampagurukije gahoro, noneho ngo mbona aranyicaje, maze kunyicaza ngo afata mu gatuza, mbona hano inyuma mu bitugu. Arambwira ngo humura ukomere, iriya nyamaswa ntuyitinyira ziritse. Nahise nkanguka, iyo narindi nahise nkanguka, ndavuga noneho mukuru wanjye ntabwo mbese ntabwo yajyaga kure yanjye. Ngo baye iki? Ariko ndose neza, ngo manza ndakira, ngo kandi manza turataha. Ubwo kubera murari nahoranaga mu gihe nabaga afite ubuzima, n'abaganga ubwabo bakundaga kunganiza kenshi. Ubwo nagiye kubona mbona tugiye nyine turi aho ngaho kwa murumuna wanjye, twavuyeyo tugeze ku bitaro, bashyira muri kontorori, bampa itariki yo kuzakurizamo iyo sonde kugira ngo n'ukuntu nataha. Twaje ari ku itariki 3 z'ukwa gatandatu, ku itariki 13 z'ukwa gatandatu sonde dusanga batari buyikuremo, hari kubura ngo iminsi 15. Nanone ndongera ndapfukama mbwira Yesu ati Yesu ndakwinginze, niwe ukiza abarwayi, niwe ukora ibitangaza. Kuko bari no kumbwira ati, bari kumbwira ngo hari n'uwo sonde yanga kuvamo, bikaba ngombwa ko agira ute akomeza kuyibamo. Ngo hari uwo sonde yanga ngo kuvamo, ngo kubera ibibazo byo mu nda nyine, igakomeza ikamubamo akazarinda apfa, iyo sonde ikimurimo. Nasenze ndavuga ati Yesu nyirimpuhwe ndakwinginze, uru rugamba urungwanire, uyu musaraba mbese uwumpekere, kuko mbyewe imbaraga ni nkeya. Yesu yarabikoze, arangije kubikora, mbona ngiyeyo, sonde bayikuyemo, ariko kuri iyo sonde
bayikuyemo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Habaye ikintu cy'urugamba rukomeye. Nagezeyo abaganga barasigana nanone kuyikuramo. Bagombaga kuyikuramo saa 4, ariko biba ngombwa ko bayikuramo n'umugoroba saa 11 z'umugoroba. Naragiye mbaho ngaho banteraga ibinya bya generali, gusa nyine bino byica umubiri wose. Ntabwo nigeze menya ngo navuye ryari. Nagiye kubibona ku gitanda nk'ejo nko mu saa 5. Ejo nagiye aho ngaho nijoro saa 11. Navuyeyo rero nkiva mu kinya narasepfuye cyane. Ibitaro byose birahurura, abaganga bose baraza, bamwe bagafata amaguru, abandi bagafata nka hano na hano, mbese bari gufata kugira ngo ntiterera bya bidodo bikajya biraturagurika. Ubwo nagiye kubona mbona nk'amasaha birashize, nagiye kubona mbona biratuje. Bimaze gutuza nabonye igitotsi, numva ko biragaruka, ariko natekereza wa muntu wambwiye ko inyamaswa iri kumpiga iziritse, nkongera ibyiringiro bikanzamo, nkavuga ati uko biri kose n'umubabare ariko ndakira. Ubwo nagiye kubona mbona burije, nk'ejo burakeye. Bumaze gucya hari umudamu twari twegeranye nka gucya, nibwo yambazaga ati ese uri kumva ufite akabaraga? Ndavuga ati ko guhaguruka ukicara? Ndavuga ati ndi kumva ngafite. Ngo ngahicara dusangire ubuzima. Njya kubona mbona bamuzana, ubu yaranapfuye, ari mama w'abana 3. Njya kumva ngo yapfuye, amisha hari igihe bamuzi. Yari umugitifu miriya mu Ruhengeri, bamukiza no ku ma YouTube, harimo wenda bamubonye baba bakimwibuka. Niwe yari umumama mwiza, mbese ugira inama nziza, ufasha abantu mu buzima busanzwe, mbese nka gutya aranganiriza. Ubwo yambazaga uko byangendekeye ndamubwira. Ubwo nari mbazi izo nshuro zose 5, ariko imbere yaho hari abana 4 nari nabazwe. Ni ukuvuga ngo nubwo navuze ko mfite abana 7, ariko burya ni abana, imbyaro ni 9, ni abana 9, ariko imbyaro ni 8, kubera ko impamvu babaye 9 harimo impanga 2. Hari abavutse ari 2. Ubwo iyo mbaza abana mbara abana 9, ariko mu mbyaro ni 8. Ubwo twaraganiye, mubwira uko nabazwe, mubwira uko byagenze. Ndagiye kumbwira sinzi akaririmbo nibuka, nuko ntakibuka neza yandirimbiye. Arambwira ngo aho uzicara hose ujye usingiza Yesu, kubera ko nyine ni Yesu we yari umwadeperi. Ujye usingiza Yesu. Yesu afite inzira nyinshi acishamo umuntu, ibitadushobokeye kuri we birashoboka. Nagiye kumva numva ko kajambo karanyubatse. Arambwira ati humura, uzataha mu muryango wawe, ati Imana ikuri hafi, kandi mu byo uzakora byose ujye uzirikana ko umwami wacu ari hejuru ya byose, ahora ari ku ntebe, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Turaganira, nagiye kumva numva cyakora hamaze nk'iminsi ngahe bamaze gukura muri sonde. Nagiye kubona mbona wa mudogiteri wanjye araje, n'ubundi yasibaga kunzaho. Arambaza ati urukumva wabona imbaraga zo gutaha? Ndavuga ati nazibona. Ubuzima bwawe, arambwira ati uko biri kose ubuzima bwawe bwarahungabanye cyane, mbese mu nda yawe nta kintu kirimo, ni mvirope yarashanyaguritse, inyama ziba ukwazo, kandi mu nda yawe ni amazi menshi gusa. Ugize akantu gatoya ukora wahita ushwanyuka. Shakisha ukuntu waba ahantu kure y'akazi kakomeye cyangwa karuvunanye, umanze urebe ko wamara nk'amezi 2. Ndavuga ati ibyo byose nzabyirinda, ariko ngere mu rugo mu muryango, kuko numvaga mpakumbuye kandi numva nkumbuye abana. Ngo nagize amahirwe, mbona birabaye, mbona ndakize, mbona ndatashye. Ubwo ubuzima bwanjye ndacyariho kubera Yesu. Mpagaze gutya rwose ndi kumushima, yumvaho ko mushimiye. Namwe nkaba ndi kubashimira abavandimwe mwambaye hafi, nk'uko natangiye mbivuga. Nkaba ndi gushimira n'aba babyeyi, ngashimira n'umusaseridoti wakomeje gufungura amarembo, na n'ubu tukaba tukinjira aha. Ubwo hakaba hari akantu nateguye ko gushyira mu isanduku y'Umutagatifu Karara.
dukomeze duterane inkunga dufashanye, tugendere abababaye, ari abamfashije mu nkunga y'amasengesho, ari n'abamfashije mu nkunga bisanzwe y'imibereho, ari n'abandi bambaye hafi, mwese ndabashimiye. Yezu akomeze abahaze ibyiza muri iyi